isi duhura n'urupfu rudutandukanya n'abacu dukunda cyane. Inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi batuvamo bakajya ahacecekerwa. Nyamara kandi dutegereje wa munsi urupfu ruzakurwaho, abera bazuke, twisangire umukiza wacu mu ijuru. Dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa. Abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Hari umunsi tuzabona abo twakundaga basinziriye mu isi kubera umubisha, nibwo tuzaruhuka imiruho y'iyi si. Mbega umunsi uzawuhebuje, dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa. Abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Niko tuzabonana n'ababyeyi bacu n'inshuti zacu zose twatandukanijwe. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, tuzaba by'iteka ryose. Dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho, amakuba azashira nta gupfa. Abera bazutse tuzamukire rimwe, kurira bizaba bishize. Ni koko uwo munsi uregereje, ni vuba. Mbese wifuza kuzabona n'icyo gihe? Ngaho witegure vuba, maze utazatungurwa. Mbega umunsi uzawuhebuje, Dutegereje umunsi
bazashira nta gupfa abera bazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize dutegereje wa munsi dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho amakuba azashira nta gupfa tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize abera bacu bose abera bazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize ntituzongera kurira ukundi abera bazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize ariko ikinshimisha cyane nuko isezerano rye nirera nuko yarivuze izarisoza bwirima rikuruhure z'umutima witinya waturida we nta bundi buhungiro buhungiro ni Yesu uko yabivuze ati mwese abaruhijwe n'ibyaha muze mbaruhure isezerano rye nirera kuko ari Imana y'urukundo
izana isoza irima bikuruhure z'umutima witinya kandi izana isoza irima bikuruhure z'umutima witinya dusenga Imana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe rihimbazwe kuko wakomeje kubana natwe no muri ibi bihe bitugoye. Turagusabye rero Nyagasani ngo nk'uko utuzirikana ukomeze kubana natwe no kuduhumuriza no kutuyobora muri uyu muhango. Ubwo tugiye kuwukomeza ubane natwe kugeza ubwo tuza kuza gusoza, kandi uduhe ibyiringiro yuko igihe kimwe tuzaba turi imbere y'Imana, aho urupfu rutazahagara, aho tuzabana nawe by'iteka ryose. Dukomereze ibyo byiringiro twese kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Njyewe inama nakugira nugusanga iyakuremye irabishoboye byose byose bakiyinanira. Tabaza Imana bizaguhana, nibwira ibikurushya irakumva, nuyiyambaza
subiza amaso inyuma maze urebe ibitangaza Imana yagiye ikorera abagaragu bayo maze wibuke wa munsi Daniyeli yari mu rwobo rw'intare nzi neza yuko iyamukijije n'ubihari kandi izaturengera tabaza Imana izaguhana ibwira ibikurushya irakumva nuyiyambaza izaguhana iyabivuze irahari tabaza Imana izaguhana ibwira ibikurushya irakumva nuyiyambaza izaguhana iyabivuze irahari nuyiyambaza izaguhana iyabivuze irahari yuyambaza Yesu bamujyana igorogota ari injyasira yarababajwe bikabije ari injyasira ibuka yuko ari imbabazi twagiriwe ngo tube tukiriho n'uyu munsi n'imbabazi se wakwitura icyuwo mwami wemeye akabambwa ukwiye kumwiyegurira
heza cyane twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko data kitubohereza aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe ntituzongera kuraba tuzaba dushiza gahinda aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi tuzasingiza data ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo n'umugisha yatugiriye aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi aheza
tuzahahurira twese kandi tuzahabana iteka. Aho heza tuzahagira ryari? Ibyo byishimo tuzabibamo ryari? Data utebutse ubwami bwawe, turagushimye kuko uri Imana nyamana, turagushimye kuko uri Imana ishobora byose, turagushimye kuko uri Imana yuje urukundo. Mwami Imana yacu, kubera ubushishozi bwawe kandi ukaba uri Uwiteka, ibi byose wari ubizi, wadusobanuriye bivuye kure, bivuye inyuma, bivuye iruhande, udusobanurira inkomoko y'urupfu. Kandi iyo umaze kutubwira inkomoko y'urupfu, ntabwo uhagarukiye aho, ahubwo watubwiye n'iherezo ry'urupfu. Izina ryawe rishimwe. Mwami Imana, ijambo ry'Imana ni ryiza, riratubwira ngo igihe kigiye kugera maze twishimire hejuru y'urupfu. Urupfu ruzapfa maze tuvuge cya kibazo, warupfuwe kunesha kwawe kurihe? Mwami Imana, ndagushimira yuko ibyo ari ibyiringiro bitsika imitima yacu. Yaba urupfu rwari ruriho rutagira umuti, yakubise ikivugo ati ugiye kunesha n'ubugingo. Izina ry'Imana ryihimbaje. Uri ubugingo koko, kandi kuko urukundo rwawe ntabwo wemeye ko umuntu azabaho mu mubabaro utagira iherezo, maze wemera yuko igihe kigera umuntu uri mu mubabaro, umuntu uremerewe akaruhuka. Ijambo ryawe ritiye ngo baruhuke imirimo n'imihati. Izina ry'Imana nirishimwe. Mwami Imana yacu, nyamara gutandukana n'ubwo dufite ibyo byiringiro, nta ntwari tutanyaruka, tujya tumirirwa kandi tukababara. Ntawunezezwa no gutandukana nabi. Umwuka w'abantu uravuga ngo na Data wa twese ntabwo yemeye ko Yesu Kristo apfa gusa bitamuvunnye. Urupfu ruravuna, ariko tugushimiye umuti washyize. Nicyo gituma Mwami Imana, ndakwinginze kubw'ubushobozi bwawe n'urukundo rwawe, usange umuryango wa Yesu, umufasha n'abana. Usange umuryango wa Yesu, abavandimwe, inshuti z'umuryango zose. Urebe ukuntu urusengero rwuzuye abantu. Aba ngaba ni abafitanye gusanira n'uyu muryango. Nicyo gituma nkwinginze nk'umwana wawe ngo ujye mu mitima y'abo bana bawe, ubahumurize, ubihanganishe kandi ubakomeze. Turi muri gahunda yo kwerekeza umwana wawe. Reka iyi gahunda iheshe Imana icyubahiro. Reka iyi gahunda itume Satani anyinyirirwa, amware. Ndakwinginze iyi gahunda abamarayika b'ijuru barikaze. Amen. Ndagusaba kugira ngo umwuka w'Imana abe ari we ujya muri iyi gahunda. Umugaragu wa Pastor Abidani agiye kudusomera ibyanditswe byera biduhumuriza, bitwereka aho tuzaba heza. Ndagusabye ngo umwuka w'Imana amwuzuze, amukoreshe, maze ibyo avuga dukore ku mitima yacu. Igikorerwa aha ngaha cyose gihesha Imana icyubahiro kandi gihaha umwanzi. Urakoze Data, ngaho tugusabye ukuri utebutse ubwami bwawe, twigiye kubana nawe ubuziraherezo mu munezero waduteganirije. Turagushimiye kandi tubisezeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Ubwo rero yewe n'abandi dufatanije bake turagira ngo tubarangire, kandi wenda tutaragerana kure ngo noneho no kubashimira
nubwo ndi bukomeze mbashimira ko mwadutabaye, mwakoze, Imana ibahe umugisha. Bizimana Edison yahoze ari data wacu igihe kitari gitoya, ariko igihe cyarageze aba na data, kubera yuko abandi bakuru be babiri bari batakiriho. Ubwo rero uyu munsi ndababwira ko yari data, ariko ngubu turaza gushaka undi data twisubiza, kuko we nawe atagihari. Twari tugiye kuba imfubyi, ariko dufite amahirwe ko dufite data wa twese. Ubwo rero ntabwo turi bube imfubyi, muhumure. Bizimana Edison yavutse mu kwa 12 muri 1947. ngira ngo kubaza imibare muraza guhitamo mubara mwumve, kuko nyine atabarutse muri uyu mwaka wa 2018. ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi byamuranze, kuko hari n'abandi basabye ko twabaha umwanya kugira ngo bagire icyo bavuga, ndetse mboneraho kugira ngo mwihanganishe abatari buze kubona umwanya, kuko turi buze gukomeza aho tubonye akanya tubaha umwanya nawe. Gusa nyine mu muco usanzwe muri icyo gihe amashuri yari ahari, yabashaga kuboneka vuba, yarayize abanza ndetse n'ayakurikiye yoroheje. Hari iwacu Nyarugenge yiga ku Mukingo, ndetse agera n'Igitwe, ariko ntabwo yakomeje, ahubwo yagiye gushaka umwuga. Abantu benshi bamuzi bakuze, kuko abatoya ntabwo bamuzi cyane. Yakoze cyane umwuga w'ubucuruzi, ajya gushakira igishoro mu gihugu cy'Ubugande. Kera mu myaka ye niho abantu bagishakiraga Gikampara, akorayo igihe, avanayo igishoro cyamufashishije gucuruza, ahereye iwacu mu giturage hariya abahazi ahitwaga mu Cyamugasa, aza kuhamara igihe gito, abasha kwimukira i Musha, hanyuma nanone ava i Musha yimukira hano i Butare. Hano i Butare naho yarahakoreye igihe kinini, biza kugera ubwo nk'uko bamwe babizi bari hano, azajya akorera n'ubucuruzi mu mahanga ya kure. Ariko nk'uko byabaye ku bantu benshi muri 1994, ahura n'ibibazo byinshi cyane, ndetse mu buryo bugaragara n'uburwayi yagize bw'igihe kirekire cyane, kirenga imyaka 15, yabukomoye aho ngaho. Ibibazo byinshi yanyuzemo, gusa icyo nababwira ni uko yari umuntu ufite ibimuranga. Kimwe mu byamurangaga ni ukumenya gushaka ibisubizo. Igihe gito twamaranye ari muzima nyuma ya 1994, yakunze kudutekerereza ibyo yahuye nabyo muri 1994. Yanyuze mu bihe bikomeye nk'uko abanyarwanda benshi babinyuzemo, ariko iyo yakubwiraga uko yajyaga bivamo byaragutangazaga cyane. Mbahaye nk'urugero, igihe kimwe abantu baramufashe mu ishyamba aho yari yihishe, hariya mu ishyamba rya hariya ku Karubanda. Yatubwiye uko yahavuye, yari yihishanye n'undi, ariko igihe yari abonye igitero kije guhigamo abantu, abwira uwo bari kumwe ati, wowe ntuvuge, atureke mvugane nabo. Asohoka mu gihuru yarimo, arabasanganira, arababaza ati, murashaka iki hano? Bati, turashaka Abatutsi bahihishe. Ninde wabatumye hano? muri abahe? Asanga nabo mu yindi komine, ati, ubu mwihute aha turahimenye, mwiruka kandi ntihagire usubira amaso. Igisubizo kiraboneka, bariruka. Ibintu byinshi rero yanyuzemo byari bimeze nk'ibyo ngibyo, ariko akagerageza kubona ibisubizo, Imana ikamufasha.
hanyuma uwo mwanya akawunyuramo, ariko birumvikana yakoreshaga imbaraga nyinshi z'ubwenge kugira ngo abashe kugera ku bintu nk'ibyo ngibyo, bituma imbaraga zisa n'izishize, ariko ahari yenda abandi bashobora kuza kugira ibindi bavuga, reka mpine kugira ngo tuze no kubyihutana turangize. Gusa mu bindi byamurangaga, abantu baramuzi, yari umuntu ukunda gukora, ntabwo yigeze ahabwa igishoro n'umubyeyi we, nubwo yari afite mama wari uzi gukora cyane, ariko papa we Mparaye nubwo yapfuye akiri muto cyane, ku buryo nanone ntabwo yari afite umubyeyi umuha umurage nk'uko abandi babyeyi abana baragwa, ariko yari umuntu uzi gukora, arikorera, ashakashaka imibereho kugeza ubwo afatanije n'abavandimwe be abashije kugera ku byo yagezeho, byari bitunze umuryango. Yari umuntu rero uzi gukora mu byamurangaga, akabishyiramo n'umwete. Ikindi abantu bamuziho, agakunda abantu, ibintu byo kwangana ntabyo yari azi, yakundaga abantu, akamenya kuganira kandi akaganiriza bose. Ashimwe koze kumva ijambo, ariko sindi buvuge byinshi kuko muri iki gihe biba bigoye, ariko kandi Josuwe ibyinshi yabivuze. Ubu Edison tumaranye imyaka 40. Muri iyo myaka 40 nayicamo ibice bibiri, kuko hari imyaka twabanye ari muzima, hakaba n'indi myinshi twabanye amaze kurwara. Josuwe yabivuze kuko yarwaye igihe kirekire kuva nyuma ya Jenoside. Nyuma ya Jenoside niko yatangiye kugenda agaragaza uburwayi bw'uruguru. Icyo gihe rero nacyo ni kirekire. Imyaka twabanye ari muzima yamuvuze koko, yari umuntu waranzwe cyane cyane n'urukundo. Yari umuntu ukunda abantu, agakunda abana, agakunda abaturanyi, agakunda abantu, akamenya kubaganiriza, akamenya kubasetsa. Yarasabanaga cyane, ugasanga aratera urwenya, ari mu bana, ari mu bakuze, wabonaga umuntu wese amwisangamo, amwibonamo. Ko abantu bose baramukundaga, abari bamuzi, abantu b'ingeri zose. Hari abo babaga bahura bagahura bakuza, hari abo bahuraga ari abantu bo ku muhanda, abo ngabo bakamenya uko bavugisha, akamenya uko avugisha abakozi b'Imana, akamenya uko avugisha buri muntu wese. Mbese yarasabanaga, agakunda umuryango, agakunda abana. Ibyo ni ibintu byagiye bimuranga, ariko kandi ibyo bintu ntibyakomeje, kuko igihe cyarageze afite ibyo yanyuzemo muri Jenoside. Nta nubwo twari kumwe, ariko twageze aho turongera turahura. Yaranyuze mu bikomeye, nanjye nanyuze mu bikomeye, turongera turahura, arongera aba nk'uko yari ameze, ariko aza gufatwa n'uburwayi. Uburwayi bwe rero nta n'ikintu nabivugaho cyane, kuko ntabwo natwe twabusobanukiwe, ariko muri ubwo burwayi wabonaga ko ari umuntu wihangana. Yagiye ahinduka, aza no kugeza igihe rwose aba atakibasha no kuvuga, atakibasha no kugenda. Ejo bundi rero muri uku kwezi turangije niho yarembye, araremba, turamujyana kwa muganga, turamuvuza, ariko wabonaga n'ukuri ntabwo yaturishe, wabonaga ko ari umuntu wihangana, ku buryo rwose n'imigendere ye ntabwo twasobanukiwe. Twahoraga tumuhanze ijisho, ariko yagize atya aduca mu myanya y'intoki, tubona arasinziriye. Ni ukuvuga ngo twari twiteze ko ari bene wa muntu uzasambagurika, agagira gute, agatera imigera, akagira gute, ibyo byose kubera ko yari asanzwe ari n'umuntu ucishije make, utuje, yagize atya arasinziriye. Imana yashimye ko kuri iriya tariki ariho ava mu mubiri. Turashima Imana rero ko
yaciye inzira. Ibyo yakoze nibyo yagombaga gukora, kandi rero nta nubwo tugomba guheranwa n'agahinda kuko dufite ibyiringiro yuko tuzongera tukamubona. Turi abakristo, kuri cya gitondo cy'umuzuko rwose tuzongera tumubone ari muzima. Ibyo nibyo byiringiro byacu. Ndabashimira cyane rero kuko mwabashije kuza kwifatanya natwe, ukaza kwerekeza umubyeyi kuri bamwe, umuvandimwe ku bandi, n'inshuti ku bandi bose. Mwatubaye hafi, ntabwo nabura kubashimira. Sinabura gushimira abakozi bo muri Médecine Interne batubaye hafi ijoro n'amanywa. Ni ukuri bakoze ibishoboka byose, ariko isaha burya iba ari isaha. N'abandi bantu bose rero bashoboye kutwegera bakaduhumuriza, bakadukomeza, ari mu masengesho, ari no mu bindi bikorwa binyuranye. Abo bose Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza rero kubana namwe, tuzakomeza gushyigikirana. Imana ikomeze kubidushoboza bose. Kuvugana ijambo uyu munsi nubwo hari abana n'abatwara banyihanganishije rero Justine Nkuriye nawe nasabye Imana ngo nkomeze kuri uyu munsi. Mpagurutse rero nshima Imana kubera mwebwe mwese ibindi babivuze kuko mwadufashije aho twavuzaga umusaza wanjye. None nshimira Imana kuba akiriho, nshimira imiryango myinshi aho dusengana n'abo dukorana, nshimira umuryango w'aho nashatse kuba ari bamwe bafashe cyane no mu mibereho ya Edison n'abana. Imbere y'abantu n'abagiye badufasha kubwa Edison, Imana ibambe umugisha. Nshimira nanone biseho umutware Imana yampaye kuko nawe aho nabaga ndi hose cyangwa mbabaye yabaga ndi hafi. Imana imumpe umugisha. Mpagurukijwe rero no kuvuga Edison ko twasigaye turi abana batatu. Muri uyu munsi ngize amahirwe yo gushyingura umusaza wanjye wasigaye. Imana ihabwe icyubahiro. Twasigaye turi abana batatu, umwe ni murumuna wanjye ariko wari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana yamuhaye umugisha, umukobwa we yabyara utwana tubiri, yabashije kugera hano. Yambwiye ngo mwese mbashimire. Imana ibahe umugisha. Ikindi navuga kuri Edison, twongewe tuziranye twabanye, yaranambwiraga aho ntangiye gukura ati rero jyawe ujye umenya ko hari igihe naguhekaga ngo mama akore imirimo. Ati ujye ubyibuka. Igihe kimwe rero ndihuta, nageze igihe ngomba gutangira amashuri, Edison aramperekeza ageza hose. Wibagirwe ko wabihekaga kujyana kwa muganga. Yarakoze, yajyanaga kwa muganga n'abandi basaza banjye narwaye. Ubundi yajyanaga ku ishuri aho banyohereje kwiga, aho yari yize ku rukingo akamperekeza. Arongera amperekeza kujya ku Kibuye hari kure n'Igitwe yaramperekezaga. Yabanaga n'abantu bose amahoro. Uyu munsi simfite byinshi navuga, ariko nk'uko abandi babivuze yakundaga abantu bose, kandi akiri umusore uko mbyibuka yari umuntu uyobora abajiya. Nimugoroba ikindi mwibukiraho dutangira isabato, yakundaga kuduteranya turi abana, akareka ati mwicare dukore korali turirimbe, tukicara tukaririmba. Nagumya rero kuvuga byinshi ndizimba, nakumva ko naza guhemukira abari aha ngatangira kurira, ariko yakundaga indirimbo ngira ngo nyibatura ako kanya. Indirimbo yavugaga ngo nta nshuti nziza nka Yesu. Nagira ngo nsabe umuyobozi w'indirimbo ahaguruke ayibwire abantu. Nipasangazira akayitimuramo akayiririmba hamwe n'umuyobozi w'indirimbo. Nimero y'ijana
Justine ngo aba ari uvuga kubera gahunda y'uburinganire, ariko ubanza atatsindagiye cyane ku gushima Epifaniya Madamu Kristo. Ndagira ngo mu izina ry'umuryango wacu tumenyeshe Epifaniya ko twamushimye cyane n'ubu tukimushima kubera ko yabaye umubyeyi utangaje. Ni koko yagombaga kwita umugabo we, ariko ibyo yamukoreye ubona bijya kureba. Yamurwaje igihe kirekire ndetse atubera aho twagombaga kuba. Aramurwaza ku buryo murabizi iyo umuntu arwaye igihe kirekire aryamye, muzi ko akunda gucika ibisebe ku matako, mu mugongo, ku birenge. Nyamara muri icyo gihe cyose, imyaka myinshi yarwaye, Edison arinze aruhuka nta gisebe, nta isikari wamubonana, bitewe n'ukuntu Epifaniya yamwitaga. Bivuze kandi mu izina ry'umuryango wacu, tubikuye ku mutima kubera ukuntu yitaye kuri uyu murwayi kugeza aruhutse. Imana ikomeze kumwumvisha, kandi natwe igihe cyose Imana ikibidushoboje tuzakomeza kumwumvisha. Mwese rero turabashimiye ko mutabaye, Imana ibahe. ntari twibagiwe uyu muntu ari hano kubera n'amarira, hari akantu nibagiwe. Ni inama ashaka guha abubatsi ngo n'abazashaka umenye ntukajye ubana nabi na muramukazi wawe. Nicyo nigiye kuri muramukazi wawe, kandi nkigira no kuri mama, kubera yuko uzirinde mushiki w'umugabo wawe ni umubyeyi w'abana bawe. Muzakundane mwa babyeyi mwaho muzashaka, mujye mugira urukundo. Bakobwa muri hano mukunde baramukazi banyu nkurikije uko nabonye muramukazi wanjye agukunda, kandi nanjye ko nkunda baramukazi wanjye, niho hafi urukundo rutuma imiryango igenda neza, abana babyara bakishimana. Ni ubutumwa nahaga abubatsi. Ndagira ngo umuntu wese ajye akunda muramukazi we, ari uwasanze ari n'uwo abonye Imana yahaye. Ni ubutumwa nahaga abadamu n'abakobwa. Mugerageze kundana n'abaramukazi banyu aho muzashaka, aho mwashatse. Nibyo mbifuriza, muzagira umwenda wo gukundana. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Arabivuga gukora umuyobozi wa miferi. Wasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko Data kitubohereza aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza n'ijuru
ry'Imana ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana. Imana yanesheje urupfu. Imana yashyizeho umunsi izahura urupfu rutubabaza. Igihe rwakubabaje wabuze iyo ugana, uzakurega ku Mana. Yesu ati ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana. Ndagira ngo mbaze uraha wese icyo yizeye icyo ari cyo. Hari ibindi twizera ariko bikazadutenguha. Twiringira ubuzima bwacu bukadutenguha, twiringira imbaraga zikadutenguha, twiringira imitungo yacu ikadutenguha, twiringira abaganga bakadutenguha kuko naho ariho bagarikiriza, twiringira amafaranga akadutenguha. Ariko ijambo ry'Imana ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo mwizere Imana. Ntabwo Imana yacu izadutenguha, ahubwo Pawulo yavuze ijambo rikomeye ngira ngo tuzirikane mu bihe nk'ibi tudafite ikindi twakora. Yaratubwiye ati mureke mbamenere ibanga. Ibanga ntabwo ari ikintu kimenywa n'abantu bose. Ibanga ni ikintu kimenywa n'ababitswe iryo banga nyine. Nagira ngo ayo magambo tuyasome, amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 15, duhereye ku murongo wa 51. Iri ni ijambo ry'Imana kandi rizima. Ahandi tubasha kubaka n'umusenyi. Ntabwo bitinda ngo ubone ko aho wubatse atariho, nuko imvura ibitaraba. Umurongo wa 51. Ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahirwa. Mu kanya gato, ndetse mu kanya gato nk'ako guhumya, ubwo impanda y'Imana izavuga. Ndetse Pawulo we arabivuga nk'ubyemera ati kandi impanda izavuga koko, izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubona. Uwo munsi turawutegereje. Mubyeyi wacu, abana, ibi bitubabaza bizagira iherezo. Impanda y'Imana izavuga, abapfuye bazurwe ubutazongera kubona. 53. Kuko uyu mubiri ukwiye kuzambikwa kutabona, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu mubiri ubora numara kwambika kutabora, n'uyu mubiri upfa ukambika kudapfa, nibwo hazasorwa rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha. Kunesha kwarabonetse, ariko urupfu ruzamurirwa burundu. Maze ijambo ry'Imana riti warupfuye, kunesha kwawe kurihe? Warupfuye, urubori rwawe rurihe? Kugira ngo tuzirikane umurongo wa 26. Uravuga ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Ijambo ry'Imana ridukomeze. Ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro yuko Imana twizeye iriho kandi ari nzima kandi yanesheje urupfu. Kandi Yesu yarabyerekana akiri ku isi. Igihe abantu bariho barira babogoza, bashiki ba Lazaro bati yuba hano, mushiki wacu ntabwo umusaza wacu ntaba yapfuye. Ariko Yesu avuga ati ngiye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mbere yuko igihe tugihumeka mureke twizere Imana. Utegetse Lazaro sohoka. Tuzi ko basinziriye bose bizera Imana, impanda y'Imana izavuga kandi urupfu ruzaneshwa by'iteka ryose. Reka nsabe kugira ngo muri iki gihe duherekeje umubyeyi wacu, nubwo turira nubwo tubabaye, ariko tujyane urupfu kandi ko yavuze ati byagiye kandi nzagaruka. Tumwiringiye ko azagaruka, ibitubabaza bikarangira, ahubwo igihe tugihumeka aho tugiye kumusiga ahangaha dutegereje igitondo cy'umuzuko. Badufashe muri iyo gahunda. Tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi.
nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibimana yabo. Umurongo wa 4 Imana izi ko turira ngo izahanagurira amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntabwo ruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bizaba bishize. Imana ishimirwa amagambo yayo kandi akomeze kuba yacu. Uyu munsi yemeye ko umugaragu wayo Bizimana asinzira, tukaba natwe dushubije igitaka mu gitaka kugeza wa munsi impanda y'Imana izavuga abapfuye bakazuka. Reka nsabe umufasha umuvandimwe dutegereje igihe impanda y'Imana izavuga. Turabizi murababaye ariko mufite ibyiringiro Imana yacu bakomeze. Iherezo ryacu ntabwo ari iri ngiri, iherezo ryacu ni kweza zagaruka. Abaririmba mwadufasha igihe abavandimwe basezera. Aheza nijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza nijoro tuzahurirayo bagenzi, aheza nijoro tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi, tuzahurirayo bagenzi, aheza tuzahurirayo bagenzi. Umukiza ntaza kwima ibituro by'abera bose uko bangana, byose koza basinzira mu kuzimu bazongera gutura ku isi. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza dutanya muri yose nshya nziza, tuzaririmba uko twakize. Abacunguwe bazaba bavuye hose baramyuringira, maze uzambarika mbagiza. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza.
buracya ntukarire umyugende nturabere wigira umezige yongeye agirayo agira ngo rero abo dusaba bajye babanguka kugira ngo tuze kwihuta turabanza birumvikana madamu wa Edison niwe ushyiraho indabyo bwa mbere umuryango wa Uraye neza Gerard nabo bazanye ururabyo abari hafi b'umuryango babasha gufasha abandi bagafatanya gushyiraho ururabyo kandi dusaba abafotora kugira ngo iyo foto ira neza harakurikiraho mu gihe aba bagishyiraho ururabo abo umuryango nabo begerane maze bashyire ururabo umubyeyi wacu harakurikiraho abo umuryango wa Munyemana Eliyakimu nawe ni umuvandimwe wa Edison barakoze abagize umuryango wa Riraye Martin bari bukurikireho nabo baba hafi kugira ngo baze gukurikiraho abagize umuryango wa Rugayintenga bashaka gushyira ku nshuti y'umuvandimwe aho aruhukiye bakurikiyeho
n'imbabazi n'imbabazi zawe none n'imbabazi dushimire mwe mwese mwaje kwifatanya n'itwe ry'Abadiventiste guherekeza umubyeyi wacu basenganaga n'umukecuru tugisengana n'abana Imana umugisha. Reka rero turi 42 twese duhagaze aho bishobokera. Pasiteri uri hano araza kudushyira imbere y'Imana. Nakoze Matiyasi namukunzi Matiyasi nakoze. iyo turi kumwe n'inshuti ntakitubabaza ariko iyo dutandukanye tugira agahinda mw'ijuru ntituzatana tuzahorana muri iyo si y'amahoro ntabwo tuzatana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimira ijambo ryawe ryaduhumurije kuva uyu muhango watangira kugeza amagingo. Turagushimira ibyiringiro byiza by'amasezerano meza wadusezerana yuko uzagaruka ukatuvana muri iyi si, isi irimo ibyago, isi irimo urupfu, kandi urupfu tukazarukina hejuru ubwo tuzaba dutabarutse tunesheje. Turagushimira uburinzi butangaje warindishije buri wese uko turi hano, none mwami Imana ubwo tugiye gutabaruka dutaha n'ibyiringiro yuko uzagaruka kandi tukazaba nawe igitekano. Ibyiringiro bitsika imitima yacu nuko abatsinziriye muri wowe muri cya gitondo cy'umuzuko tuzongera kuboneka. Data wa twese uri mu ijuru, ibyo twagushimira ni byinshi kandi ni byiza. Wibuke uyu muryango, umufasha, abana, inshuti n'abavandimwe, kandi mwami Imana wibuke n'abaturanyi, ngo ubwo uyu mugaragu wasindiriye ahangaha marayika wamurinze mu bihe byose yabayeho ahakiri ikimenyetso kugira ngo muri cya gitondo cy'umuzuko ijwi ry'Imana nirivuga Yesu aranguruye umugaragu azakabuke mu ba mbere ahabwa ubugingo bw'iteka ryose. Mwami Imana icyo tugusaba twese uko turi hano ni ukukwizera no kukwiringira, ngo mu byatubaho byose tube mu maboko y'Imana, ngo igihe nikigera Yesu agarutse tuzabona iby'iteka ryose mu izina rya Yesu. irimo kubera hano turayishoje, ariko tugiye kujya aho dusezeraniraho, aho dukarabira. Ndagira ngo mpabarangire neza wenda ku batamenyereye hano. Turava hano twerekeza ya nzira n'ubundi twaturutsemo, noneho tunyure ibumoso, ku ruhande rw'ibumoso, uruhande rwa stade iriya y'umupira w'amaguru, noneho twinjire mu muhanda munini. Turaba turimo tugana aho hari hasanzwe hitwa Le Petit Prince, Hotel Le Petit Prince. Ubu muri iyi minsi ngo bayita ngo ni 4 step, cyangwa se kwa Madame Saint-Froze, ntabwo niko bahita. Ubwo rero ntabwo turi buyobe kuko abantu benshi barahazi, n'utahaza arajya hagati kugira ngo nyine tugende tumuyobora tugere kuri Le Petit Prince, kugira ngo tuze kuhavugira ijambo ryo gusoza. Nyamuneka abantu mwese duhure kuri Le Petit Prince kugira ngo iryo jambo twatangiye neza dukomeza neza, nanone tuze gusoza neza. Reka rero mbaragize Imana ibaha umugisha. irayo bagenzi irayo bagenzi
njyewe inama nakugira no gusanga iyakuremye irabishoboye byose byose rakiye. nk'umuntu wabanye na Edison mu gihe gikomeye, ngira icyo mbabwira muri urwo rugendo yari arimo nuko Imana yadufashije. Nk'uko wa mugabo yabwiye ati naramujyanye mugeza mu muryango wa Urayineza Gerard, ubwo ko yarahamugishije, ariko aho bari bari Gitwe ntibyabakundiye kuhaguma, baje iwacu mu Kabagari, iwacu ku Ivuko turahabana. Yabaye nkurutseho gatoya kubera ko yaraje nyine mu mavandimwe azana n'abana turabana, ariko ibihe bikomeza kuba bibi iwacu aho naho. Hakurya ku yindi misozi hari abahungu babi bashaka ukuntu baza kutumira nabi cyane. Nyine hariho uburyo bwo kugenda basaka abantu, murabizi. Byantangaje ubwo yari ari ino, ubwo yivugiraga ubwe ati hano twakoze iryo jambo nicyo twakoresheje. Baje turababwira tuti ni mujyi wanyu, iwacu nta kibazo dufite. Kandi koko hari abantu benshi turanabirukana, ariko biza kugera ku buyobozi bwari buhari, noneho bashaka n'ingufu zo kuza kugamburiza icyo twavuze. Harimo ndetse umuntu wari umwe wo mu basirikare ba kera bari bakomeye mu nyenyeri muri ako gace, afata ku batwa bari hakurya aho ngaho, bari bafite amagerenade, bafite n'imbunda, ariko baza kuzanamo n'abantu babandi basubijwe inyuma n'amateka. Abantu rero nakundaga kubana nabo, nari mfite akamodoka kanya batwara, ari inshuti zanjye. Nuko mukuru wacu witwaga Feniasi aratubwira ati nimuze mbereke. Turagenda dutema ibiti, dufunga imihanda ahitwa ku Kambuye, bagiye kuza babura aho banyura, ariko noneho bakomeza kuza n'amaguru. Bahageze babandi basubiza inyuma n'amateka bambonye, hari imodoka nyinshi, hari n'abandi bavuye n'i Kigali. Mbwira umwe muri bo ngaho ngwino, niba ushaka gusaka ahantu no kuri umurenge nimushake babiri, fatamo umuntu babiri. Nuko baraza barebye, ngo tumaze kuvugana basubira bati hano ni hazima. Ubwo tuba tugize amahirwe, baba baragiye. Twatekerezaga ukuntu bagiye kudutera za grenade, dutekereza ukuntu tugiye gukora urugamba rumeze rutyo. Tugira amahirwe tubona baragiye, kugeza igihe twaje kumva inkotanyi zageze mu by'Igitwe. Hirya hino hari impunzi nyinshi cyane, bumvise imbunda zabo zavugaga nk'amadebe, uko bagiye bazihunga, bahita birukanka bose bati bahageze. Rero kuko twari dufite imodoka na mukuru wanjye n'abantu benshi, abo tubona badashobora kugira ikibazo mu nzira, tubapakira mu modoka turagenda.
harimo abantu b'abajete baza baje guhiga umuryango wacu. Ndibuka ko twatinyutse gato tugeze i Gahengeri, babageze i Rwankuba, nibwo bafashe uwitwaga Jovan muganga bagira ngo niwe baturi muganga kindi muganga Deregiteri Gerard atiwa Jovan arababara cyane. Abandi badutumiye intumwa bati mwihute murimo barahinga cyane. Ubwo twari kumwe nawe muri ubwo buryo, ariko noneho aho kujya mu masize bandi bakurikiraza akaduha twikatiye tujya za Rukundo. Ubwo rero umuyobozi yajyaga mu nkambi avuga ati bacyanyimuriwe Rubengera, ashakisha ukuntu yatubona, akoresha amanama kuri ubwo buryo. Baza kutubwira twire priya hirya iyo ubwo ayonge twagiye twigire mu cyaro. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'aba umuryango wa Disoni, inshuti za Disoni, mujye gukomeza kuzirikana uriya mumama yakoze umurimo utoroshye, ndakeka byashobora na bakeya rwose no gushimirwa cyane, kandi niwo kuba tumuzirikana. Mu ncamake rero Disoni twarabanye igihe kirekire kuva tukiri batoya. Disoni yari umuntu mwiza, ikintu muziho namushimiye cyane, yari umuntu usabana n'abantu abo ari bo bose, nta muntu atashobora kubana. Disoni rero numvise no mu bintu bikomeye byatambutse bicaho makeya, yajyaga ntelefone ari mu Matyazo, nanjye ndi mu mujyi hano, sinashobora kujya mu mujyi mu Matyazo, uzi yaranje umusange hano ku Karubanda, wenda niwe wakorera ko yabuze kwitaba. Aragerageza yaje kuhagera, mushakira ahantu n'ifite utwuma dutandukanye iberamo, ariko baza kuba ibihe bibi. Noneho ngo basake no mu mazu n'iki, umukozi wa Nkora Karubanda ati bimeze nabi. Naje kunyaruka njya Nyarugenge, nsanga ibintu byategereye. Bigenze gute? Ndakujya atijyana kwa muramu wanyu gitwe, ndakugezeho gute na za bariyeri, shaka amayeri, ndakureba burugumesitiri w'iwacu, ndamuhendahenda nakimuranga, shyiraho amazina ye, bwa bwoko butahigwaga ariko mushyiriramo. Ndaza nafata impapuro z'abo dokumande z'abasirikare, ibishyimbo, imicara, amamesa n'ibindi. Ibyo byanarangiye, ndabifata ndabyitwaza, bishyira mu modoka. Ari rero ko bene hano winjiye uvuye kaburimbo ujya i Nyanza, ahagarara urajya hembere kazabo dokumande, abasirikare babuze ibyo barya, babuze ibishyimbo, abindagiye igitwe. Ubu ngiye kureba noneho uyu se muri kumwe n'ibwoko ki, muri bamubaza koko w'indangamuntu, ariko ni mu muri muri bamubaza indangamuntu ni mu muruzi. Ayibereka, bandika mu gitabo amazina ye n'umutwaye na plaque z'imodoka. N'ubu ndagiye igitwe, noneho ndebe ibishyimbo, arasigara apimura, nanjye ngaruke nako basirikare imodoka ikamyo yo gupakira n'ibirihutira. Ati ngaho ni mugende. Noneho amahirwe yabaye, namugerejeyo, nasanze bari no ku meza, ubanza nakozemo akantu nkarya mpagaze, se nta n'umuntu nahamaze, ahita mpindukira. Yize kubera ati umuntu mwari kumwe ari hehe? Nabwiye ko asika apimura ibishyimbo, yakuzana ikamyo igiye gupakira. Ndanyaruka. Ubwo rero hari umusirikare yari umwajida shefu babiri yabaye nini ahangaha, undi warebaga izo bariyeri kugira mu Ruhango. Abaragarutse, mahirwe nari maze gutambuka, ngarutse Butare, ajya mu gitabo. Ijabo Innocent ndamuzi, Minisitiri w'abasirikare, Bizimana Disoni ndamuzi, Mukwe Rusine, Stefania Nyarugenge, uyu ni Umututsi. Bigenze bite? Ijabo ari hehe? Atamudasubiye. Mumushake azane Disoni, ndamuzi n'Umututsi. Baragenda, noneho abahungu bati tugiye kurangira hari ati Butare. Ijabo se najya kumushaka i Butare ko
kuba yaza kubagura ntabwo ari no muri zone ye nyine ko yashinzwe ku control akoze telegaramu hano i Nyanza ije muri eso yakwa kontabure ashyiraho abantu ngo bashake ngo bampige n'umugore yagiye kuri prefecture sinzi umuntu wari yakoraga mu bintu bya yari hariya mu bari yari ibintu bya yari soveri cyangwa yari nka Rojigo bamwegera mu muhanda buri kade mobile umunyeshyanga ariko ati mugabo rero muramuhiga bari maze iminsi yishwaciye iki ati bavuze ko bamuhiga ngo umuntu wese amwice noneho arabasiga byo b'inshuti ansanga mu rugo noneho baramuganira mu rugo araza ati mbese ntabati ikigo bahiye gushaka ngo bacikisha abatutsi ngo urajya gutera ibyo byose gatsinzi yariwe kumureba ariko usanga nawe ntakiri bubikore turabiganira za ndabigenza akoresha inama ndabigenza gute ntoya bikamwereka fata imodoka ujye mu rugo noneho genda ahagera ndahagera uwo muri etona ati yewe ndakujya imbere noneho njya kwibara imvuge nti murekade turikumwe agera kuri bariyeri ati uwo muntu mureke akomeze tujyane unakaza mu idirishya y'imodoka shaka arigenje ngwino uraje ngwino ndakambya itonde bashaka kwica no ruhande muri ruhande agenda no muri eso arigenje andinjiye noneho ninjiye haza umusirikare w'igicumbi ati kibamiheshe ati jipe ndayishaka ahubwo iyo jipe turayigwa bayiguze ni yawe hariya nimwe mushaka kunyica noneho njya kureba ngo aho muza kuntabura ngo atsinze ari mu birayi yicaye n'abakoreye ndabazi yari seje majoro niko se majoro harya ngo bashaka kunyica banyica narabakoreye imyaka ndabakorera none mushaka kumva kunyica nicyo kumugaragara bicara mu ndase amangwa bari ko ntabwo munyica nk'imbere babicara mu kikunda nice naje ngaho mashaka kunyica asoza jipe ipakira ayihagarikanye imbere yayo iko bashaka kunyica mukamugiye mwe muri ahangaha banyice mujye no kumpanga noneho se majeri aratureka ati noneho bamuriye kunavuga ati gusa bavuze ngo aturega n'uvuga ko ngo ahicika abatutsi noneho atereka dati arareba we ntabwo ari ijabo ngo ni majabo ngo ni majabo avuga n'izina ntazi ngo ni majabo ntabwo ari ijabo none se ngo bagira ati ibi ntibikinisha ngo rwose batambika nyine cyangwa amaze kuvuga ariko bamuriye tunarambwira ati witonde basigaye bashatse kukwica bazakwica kandi uzabona intumbi yawe ubwo nkoze ndagira ngora ubupangu n'agatsinzi itafata famiye ye nangashyiramo tujya kubikiranga ubwo bashakira kumva n'abagamo uwo musirikare wafashaga niba twariya mu mama tumuvanye muri wamayanga bamugereza isaga mu ncamake rero ntituzongera kuri rukundo Sabera abasutse tuzamukira